Iryabera Trinitas umuririmbyi wa Jehova Jire wamamaye cyane nka Iryabera yamamaye kuri social media ahantu hose hagiye hatandukanye niho tuzoganiraho muri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha reka tubane ubashe kumva ubashe kumenya uko Iryabera yakuze ajya muri Jehova Jire then akaza kujya muri USA akaba ariho kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbahaye ikaze muri iyi channel yanyu, channel y'Abanyarwanda. Murakoze, murakagira inka, murakagira abana, tubane. Yamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane ariko muri korali ya Jehova Jire ADPR na papa we n'ubundi ni Muvunyi ni pasiteri muri ADPR. Ubwo rero Iryabera ababyeyi baba barakuze nk'ibisanzwe babarera nk'abana basanzwe, abana ariko bazavamo impano isumba izindi, impano iri tuzindi, ariyo mpano bifitemo, ariyo mpano bakuranye. Iryabera ni umukobwa mukuru w'iwabo, bafite n'abandi bakobwa batatu bari inyuma ye, ariko bo barakiga, ariko murumuna we yarangije kaminuza university ejo bundi yaragraduatinze aradefanda. Ibyo ntabwo tubitindaho cyane, twe tuje kwirebera kuri Iryabera, ariko yakuze ari umwana ubona ufite intumbero yo kumenya Imana, ukabona ni umwana wakuze ufite ejo hazaza heza abifashwemo no gusenga. Ibyo rero byaramufashije, arabimenya, arakura, aba umukobwa mwiza, aba umukobwa wubaha Imana, ashishikariza n'abandi bose kugenda bamenya Imana, ashishikariza n'abandi bose kugenda bamenya Imana cyane, dore ko Imana mu isi utabasha kuyigereranya n'ibindi byose wiboneye. Yarakuze nk'ibisanzwe, aba umwana ukunda kwiga no gusenga, arabifatanya. Ujya ureba indirimbo ziwe za kera za Jehova Jire, uburyo yatangiye ari umwana muto ariko yaje gukora n'igikwe n'umugabo mwiza cyane, umugabo w'umurundi kazi ufite inkomoko yo mu Burundi, ariko yari umugabo uba hanze. Rero yubashye Imana, babandi bajya bavuga ngo kubaha Imana ni byiza, hari igihe wubaha Imana yarangiza nawe ubwawe ikagusetsa, ikakugirira neza, ukumva yuko nawe byose ubyishimiye kuba waramenye Imana. Rero nawe umuntu murikiye mumenye Imana, kuko Imana ni byose, ujye uyisaba icyo ushaka cyose, ndabizi neza yuko izajya ikiguha kandi ikakiguha neza cyane. Reka ntangire mbasuhuza, reka ntangire mbaramutsa, reka ntangire mbifuriza umugisha w'Imana ahantu hose muri mu mpande zose z'isi. Ndabaramukije, ndabasuhuje, abari mu gitondo mwaramutse, abari nimugoroba mwaramwiriwe. Ndabizi neza yuko hari ingeri nyinshi cyane zigiye zidukurikiye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye impande zose z'isi. Ndabizi rero yuko muba mudukurikiye muri benshi cyane, ariko icyambere ni ukubanza kubifuriza umugisha n'amahoro y'Imana. Nyagasani Yesu agomeze abatize ubuzima, agomeze abatize kubaho, kuko mu isi harimo ibirushya byinshi, harimo kugorana kwinshi, ariko icyane cyambere ni uko ubasha kwiyeza ukabasha kwegera Imana cyane. Ari indirimbo yabo igishimisha cyane, indirimbo yitwa ngo nari ndimo ngenda numva abantu bavuga ngo Imana ikwiye gushimwa, numva baririmbyi baririmba n'amajwi meza ngo Imana irakwiriye, numva bavuga bakutuka umwaka utashye tujye tuyishimira, mbona abahinzi begeranya imyaka bajyana ituro ry'umuganura mu nzu y'Imana, mbona barira cyane barira n'amarira y'ibyishimo. Ngira amatsiko ndabegera ngo mbabaze neza ibyababayeho, barambwira bati tureba Imana yakoze ibirenze, yanesheje ababisha bacu, itubuna n'imanza zikomeye, ibyo yakoze n'ibyinshi ntitwabirangiza, nta kindi kiyikwiriye uretse gushima. Aho ngaho rero niho ahita yinjiramo kuri iyo ndirimbo nziza y'amateka nawe ukwiye kumva, harimo inyigisho nziza kandi inyigisho nzima. Rero Iryabera Trinitas ni umwana yakuze ari umwana uzi gusenga, umwana ushishikariza abandi gusenga, akura ari no mu rubyiruko ndetse n'abana. Murabizi yuko hari isengero z'abana, abana batoya, ariko n'ubundi yari umuyobozi w'abana, aba umuyobozi w'urubyiruko, then aza kwinjira muri korali nkuru yabo ariyo Jehova Jire. Benshi cyane niho bamumenye. Jehova Jire ni ya ADPR Kigali, ADPR, ariko abantu bose baba bari mu mpande zose z'isi
cyangwa mu mpande zose z'u Rwanda n'ubundi nabo bitabira korali. Harimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, haba abari mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Rero bose bitabira korali yabo kuko barayikunda cyane. Njye nshimishwa no kumubona, nshimishwa no kumuvuga kuko njye ndi crush we, ndamukunda cyane. Hari igihe umuntu aba akunda umuntu pe, hari igihe umuntu aba akunda umuntu kumva ni orumodo we, kumva ni sinzi, akumva ni orumodo we. Njye orumodo wanjye ni uyu nguyu, Iryabera. Iryabera ni umukobwa wamamaje Imana, n'ubu kandi aracyayamamaza, aho ari hariya muri USA. Yarashatse, ntabwo akiri umukobwa, yakoze ubukwe bwiza, ubukwe bw'agatangaza, aho rwose abantu benshi cyane bitabiriye ubukwe bwe. Korali yiwe imuhemba ikintu cyiza, iramushimisha kuko nawe yarabashimishije. Ntabwo yitwaye nk'ikigwa cyangwa ngo yitware nk'umukobwa udafite icyerekezo. Ariko n'ubu uri muri korali ariko wihishamo, ukora ibyaha wihishamo. Rero ibyo ntabwo byigeze bimuranga we. Ikintu cyamuranze cyari ugukorera Imana, cyari ugukorera Imana, kwibatura ahantu hose, akibatura, akaba arahari, akatendinga. Ibyo byose rero korali yiwe niyo ashingiyeho, imukorera umunsi mukuru mwiza, imukorera umunsi mukuru w'agatangaza rwose, ko yashimishije ababyeyi, agashimisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'abo bavukana, cyane cyane na papa we wamutoje inzira nziza zo gusenga. Pasiteri rwose, papa we ni umupapa mwiza, ubona umupapa w'icyubahiro cyane. Rero byose biva mu gusenga kuko nawe yarasenze, Imana iramwigaragariza. Buriya usenga usaba Imana ntacyo ikwima, ahubwo kwa kundi usenga utayisaba, utayizirikana ngo uyisabe, ntabwo nawe ishobora kukumva. Ariko iyo uri kuyisenga uyititiza, ubwira ngo Mana nye muri iki kibazo, irakumva, yarangiza ikabikora. Jya usenga, ndabizi neza yuko umunsi umwe bizakunda, umunsi umwe uzicara ahantu ukavuga ngo ya Mana nasenze, ya yindi wa mukobwa kuri ya cano yambwiye, ya yindi kuri wa muntu kuri ya cano yambwiye, niyo nasenze, niyo yantabaye, niyo nipfukamye nkabwira, nkayibaza ngo warakoze kuntabara, warakoze kumba hafi. Iyo rero niyo Mana yacu dukwiye gusenga, uko umunsi wije nuko ukeye, ukayisenga mu bibazo byawe, ukayibereka ahantu hose ugiye, ukayibereka, ukazirikana ijambo ry'Imana, ndetse ukagenda uyibutsa n'imirimo myiza uba waragiye ukora. Ngaye nguko Iryabera twifuje kuburama, twifuje kubona ibyiza, kandi ujye ugomeza uhame mu Mana, kuko Imana ni nziza mu Rwanda ndetse n'isi yose. Imana ni nziza kandi irakora cyane. So bye bye, murabizi yuko mbakunda. Ubuzima bwiza, ubuzima buhoraho nibwo mba mbifuriza. Mujye mugira amahoro y'Imana ahantu hose muba muri, mu mpande zose zigiye zitandukanye z'u Rwanda. Ngayo nguko rero, bye. Ubuzima bwiza, amahoro meza abe kuri mwebwe, kandi n'imiryango yanyu abayifite, abatayifite mwihangane.